Gafaranga yarayagurishije uruganda. Ashaka ukuntu umuntu yayapangira After the tone. Umugabo wawe bamurutse urubuyero. Zam. After the tone. Zam. Bit. Urugura ruyiritse pe. Rwa Uganda twagurishije miliyoni 20. Amafaranga tugiye kuyakoramo iki? Turase twashaka ikintu dukoramo ra. Tukayigira umushinga urumva tukabyitondera. Miliyoni 20 ntabwo ari amafaranga make kuko yahubukiye ushobora no gusara ugasanga nta n'igiceri cy'atanu usigaranye kubera iki kuba ko yapangiye nabi. Tugomba kwicara tukayapangira ahubwo kaze njye ku muhanda gatoya uriya ni mugabo turi bwaze kubyuzuza neza. Sawa Zam Bit. Urugura ruyirinze pe. Urugura ruyirinze. Muraza kumbabarira ndayi. Turakubarira iki? Nta ikanwa yawe. Agashyi. Muraza kumbabarira. Ko ndebe ibintu utaraza kubishobora se. Oya ndagerageza mbikora uko bikwiye. Usinzira. Usinzira. Oya nago biza ko. Gahaguruka tuvugane. Impamvu nyize by'ibanga sibyo ibintu by'ibanga yego kuva aha ngaha yego ugiye ku kazi no tegereza wumve ibyo nkubwira yego ngiye kuva aha ngaha hari ahantu ngiye ndamarayo iminsi ntabwo nkubwiye umubare w'iminsi ndi bwamarayo yego ngomba kuwucungira urugo gucunga umugore wanjye nkacunga ko ibintu byose amakuru yose no amakuru yose ku murongo ukazaza umbwira n'amakuru yose yego uko ibintu byose byagenze ntazigera amenya na rimwe wikivuna ubwo no gucunga niba hari n'ikigabo kiza hano byose ibyo ndabikora rwose asubire nta kijya kiza oya narakubwira ubwo wasanga guharuswa oya ubuse ndaba amafaranga nk'ay'umuntu Zam yego inzano usanga warabikoze neza umushahara nzongera akantu koraho hano bose itonde umushahara nzongera akantu kandi ikindi ugomba kumenya ko umugore wanjye musize mu nzu ntabwo azi ahantu ngiye yego ntabwo azi ahantu ngiye ntabwo azi nimba ngiye reba ukuntu nsohotse mu nzu neza uyu muntu yaba agiye ahantu ntabwo abizi imyenda iri mu ibaga. Uyu mugabo kadafata fone ni amahorora mbona fone ye yanze gucamo umunsi wose ko mana yanjye si ubu koko umugabo ubwije amajoro angahe bwira bucya atari yahagera ubu ni amahorora mbona na telefone ye yanze gucamo bisi ibibazura nta makuru ye nzi sinzi ahari ibyo byo ni ibiki noneho ushaka mana yanjye ndumva ntangiye kugira ubwoba pe ndumva ibintu atari byo nomero ye yavuyeho ibi nabyo kamaguruke njye kureba mu rugo bamfashe gushaka umugabo pe ibi si byo rwose Meze mama meze neza ni meza wese meze nanjye ndaho umwiburishije ntabwo ari cyane
numvaga njye mbakumbuye iminsi myinshi kuri twese badusuye shanda gusuye ariko mfite ibibazo mama we. ibihe se mwana we Umugabo wanjye yaragiye ntiyagaruka umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ubu ngubu ndumva mpangayitse umva mfite ikibazo ndaje rwose ngo ngire inama nimba uramfasha tukajya kumushaka nimba uragira gute rwose simbizi ese ko meruka mufite uruganda ubwo siho yagiye siko kazi arimo ahubwo nacyo nari ngiye kukikubwira twararugurishe baduhaye miliyoni 20 maze none ubwo rero kuva yaza yagiye ambwiye ko aragaruka nimugoroba none ubwo kuva icyo gihe ntabwo yari yagaruka namutegeje ndamubura umunsi wa mbere arangira n'undi urashira ubu ngubu rwose nanjye simbizi telefone ye ndayihamagara wapi nticamo ubu rwose ubu ndeba ndumva njye nabuze amahoro nese kuva agiye nagara kuvugisha wapi ngo ngwiki ese bibaho kandi naramuhamagara fone ye nkayibura cyangwa bagora muri iyi minsi mfite n'icyo mwapfuye buriya yagiye mu cyo mupfuye ntacyo twapfuye rwose twe twiciyaga tukaganira ubona ko nta kibazo dufitanye numva bitoroshye ubwo ndagufasha iki byoroshye mana y'isi n'ijuru hari ubwo uramfasha tujye ku shaka ubukene akuzi ko nyibutse sha akuzi gafaranga yaraye agurishije uruganda buriya mibare asanga ukuntu umuntu yayapangira agahita yemeza kabisa akijya noneho igikorwa nicyo kabisa ntabwo nkiburaye kabisa noneho twagiye kureba ibyo ari byo tu noneho tunyuze inzara iraza kunsinda mu muhanda pe inzara ntabwo ndabwirirwa inzara iraza kungica kwe ariko nungutse igitekerezo hari urugabo rurutse gufata miliyoni amamiliyoni n'amamiliyoni ndaje ndayapangira ndabigenza utera ndaje ndayapangira paka nyasaruyeho ndayapangira ariko wetse nyapangiye kwahere no kongera kwicwa n'inzara yo nayapangiye byarangiye ndinde kwicwa n'inzara hari umuntu ufite amafaranga yo nayapangiye bize bite se mushiti wanjye nkubonye nagushakaga mwana unshakiraga ikife ka rero noneho bari bakundangiye urumva bakundangiye ngo uzi kubikurikirana gahunda nyine umuntu agahita abona ibiceri gahunda n'iki n'iki urumva ahantu bose uri murandangaza kandi hari ahantu washatse gushitura imari rero ibyo bintu bikunzana nanjye mfite ahantu hari ibiceri imana bitubutse bigera kuri miliyoni 20 imana kandi nanjye izo miliyoni nanjye ari nka zone napangiye nise ushatse kuvuga ko ahantu napangiye hasa nawe kandi uri kumbwira ngo ufite miliyoni imana none se bro uwo wari wapangiye bamwita ndo wari wapangiye bamwita ise note nise biceri ushaka kwigana amazina yo napangiye njye napangiye gafaranga gafaranga wakintu umva se noneho umva se ahubwo nta kuntu niba nawe wari wapangiye nta kuntu twafatanya tugenda tugenda tukareba ibyo ari byo ubwo mani abishyize hamwe nta kibananira noneho wakinuye kode yanjye ni 02 wowe yawe ni iyi ni 08 okay ibyo birahuza cyane ibyo byabaye Sheri ise kuri gukinga bimeze bite koko buretse gukinga ushaka nkuzaniye inkuru nziza bayavuye manzo ntabwo ariko nari ngukumbuye umunsi wose ashaka urushye kiri meze fresh meze neza barero meze ute neza meze fresh yes Munuetse baga se ngiye mu gase Wetse baga nk'umuntu ugiye ariko gusana ari nkuzaniye inkuru umuntu meze ubuzima bwahindutse amafaranga nubonye amafaranga bisi gute wabishije agafamu mu cyongereza kizima bakita uruganda niyo amafaranga wabonye niwe wayigurishije ariko ndashaka kumushyira mu mibare kabisa
bikira mu mibare ngahita mwemeza yaraye agahita aba yanjye gute se ubwo wamwemeza guhita amafaranga nyine urabona uburyo aba yayabitsi we agahita azi iwanjye ntabwo bivuze ngo uragira ngo mbugufashe mfashije rwose byaba ari byiza nka madamu wanjye mbigufashemo hari umusore bita Upfupfunyuzi niwe rero Upfupfunyuzi ukamushyikiriza ubundi nicyo ngukundira sha we madamu wanjye ubundi wowe nkunda ukuntu ujya ungira inama oje wari Upfupfunyuzi se arabikora fresh arabikora neza we yitwa Upfupfunyuzi none se umva se agira imiti se cyangwa abikora kinyamwuga none ari kintu sawa cyane noneho ndumva birashoboka ko twajya kumureba cyangwa tujye kumureba kamuhamagara cyangwa reka ibyo kujya mu gasenta bireke tubanze tujye kumureba meze neza se ko mbona umeze nk'umuntu ufite ibibazo cyane bimeze bite ibibazo byo birahari ariko ngo wabuze umugabo cyane pe none se umugabo wawe ko mfite ikibazo so mfite igisubizo cy'ukuntu ibintu byawe byakemuka kabisa bikaba solved urabizi neza wabuze aho yagiye se ngenzi umuntu ushobora kubigukorera urumva ugahita ibintu byose wabuze byose ugahita ubibona yaba umugabo yaba amafaranga yaba n'iki byose ugahita ubibona tayari uri tayari ahubwo tugende uwo muntu se ahubwo ari he umuntu arahari ari tayari kabisa ameze neza ntari bitwagenda okay twagenda nta kibazo ni karibu mwije hino sha ijya hino ujya mu bakurere mutuze nimutuze sha nimutuze muri mu bakuru tuza icaraho sha ca bugufi madamu ikibazo cyawe ndakizi umugabo wawe bamuruza uruyero urabyumva mata abakuru karame izi ngegera tuzimarira iki zizana miliyoni umva abakuru mutuze abakuru baravuze ngo nimuzane miliyoni ikibazo kiri mu nzira gikemuka miliyoni hano shyira telefone mu gikapu tereka hano shyira vuba uri kuninza uri kuninza shyira vuba teka noneho rero igisigaye muzagaruka utaha noneho rero utaha muri kunyumva neza abakuru bagenda buriza amafaranga muzazana miliyoni 10 mpaguruke mugende tuzasubira utaha turayatsindiye kabisa umukiriya wakinwe noneho umukiriya mugejeje none se uri kureba
Noneho wakintu umva wazi bihanagura ibyo bintu noneho hatagira undi muntu ukubona. Fasha mwereke man. Twe tuba tuzi akazi man, tuba tuzi akazi. Yapfundikira ahubwo bidahumurira n'abakene ku ruhande bagahita babyumva ko byangize. Nakubwira ngo nza akazi ngo rupfupfunyuza ntabeshya. Gira fata man tugenda ahubwo tujye kureba ibyayo. Nakubwira ngo rupfupfunyuza nza akazi ngo ngiye ngo ndi igicucu. Nta kindi kintu wihanaguza se ngo manze bicafuze.